derby hariya ihuye mu by'ukuri ni match ikomeye cyane izaba ari match y'amateka izaba ku munsi w'ejo ariko se gateredimo ubundi byari bimeze gute mu bihe byatambutse dusubiza inyuma tubanze twumve imyaka 30 irashize amakipe abiri y'ubukombe mu Rwanda ahurira mu mukino w'amateka. Iyo umusore apanga amatariki y'ubukwe n'umukobwa bazabana bagomba kwita ku itariki y'uyu mukino, bakaba bashoboye yuko amatariki bapanze adahura n'umukino uzahuza ikipe ya APR na Rayon Sports, kuko uyu mukino wabaye ntawe uryama. Kurya biragorana, gusinzira bikaba amateka. Kuva ku kugera ku mukecuru kukuri bose baba bahanze amaso biri buze kuva muri uyu mukino. Amateka atubwira ko APR ari ikipe y'ingabo z'igihugu naho Rayon Sports ari ikipe ya Rwanda. Aya makipe ahanganira mu mukino utagira izina, gusa tuzi ko ari umukino wo gupfa no gukira. Amateka atubwira ko ahinga mu mwaka w'1964 ariho Rayon Sports yavutse, ivukira Imana Mushirarungo uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, mu gihe ikipe ya APR Football Club yavukiye ku murindi wa Byumba ahahinga mu 1993. APR igishingwa yasanze Rayon Sports ari ikipe ikomeye isanzwe itwara ibikombe. Mu kuza kwayo yaje ari ikipe ifite gahunda, ifite imiyoborere myiza kandi ifite n'amafaranga. Ibi byafashaga kugura abakinnyi bakomeye, maze nyuma y'imyaka 2 gusa APR yitwaye igikombe cya shampiyona y'umwaka w'1995, iza no kukisubiza mu mwaka wakurikiyeho. Nyuma yo gutwara ibikombe yatangiye no gutwara abakinnyi ba Rayon Sports, maze Rayon Sports itangira kugitsindwa n'abakinnyi yirereye. Ibi byatumye bari barakara, batangira kwishyiramo APR, maze ubukire bw'ano ekipe yombi buhera ubwo. Kuva icyo gihe kugeza ubu umukino uza ikipe ya APR na Rayon Sports uhora ari ishiraniro. Mu myaka 30 APR imaze ishinzwe yatwaye ibikombe 20 bya shampiyona, mu gihe Rayon Sports mu myaka 59 imaze ibayeho imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona. Amateka atubwira ko no ekipe atajya ahura mu mukino wa gishuti, ko kuva mu mwaka w'1993 aya makipe yombi amaze gukura inshuro 93. Muri izo nshuro zose APR yatsinze inshuro 41, maze Rayon Sports itsinda inshuro 28 banganya imikino 24. Muri imikino 93 yose habonetsemo ibitego 253. Rayon Sports yatsinze ibitego 120, maze APR Football Club itsinda ibitego 133. Bimwe muri ibyo bitego byatsindwaga mu mikino y'amateka itazibagirana mu mitwe ya benshi. Songa mbere n'umufana wa APR Football Club aratubwira ibihe by'ingenzi atazibagirwa nk'umufana w'iyi ekipe. Match rero yarashimishije cyane, ni match yabaye muri 2010. Match yahuzaga APR na Rayon ku gikombe cy'amahoro, ubwo byari byananiranye hagati ya APR na Rayon, ariko ku minota y'inyongera yakugendera amafisango akaza kubona igitego. Icyo gihe twatozwaga na Eric Pass, mafisango abona igitego tujya mu bicu. Icyo gihe iyo niyo match ikomeye cyane yashimishije, kuko ibitego byari byabuze, ariko mu gihe cy'inyongera mafisango abasha kutubonera igitego. Rero mu match indi nakubwira yarambabaje cyane ni match yo muri 2002. Match yarangiye Sport idutsinze ibitego 4-1. Icyo gihe ndabyibuka twatozwa n'umusore witwaga Zavisa. Sport itozwa na Rabushungu. Icyo gihe Rabushungu yaragarutse. Icyo gihe Sport itsinze ibitego 4, tuyitsinze igitego 1. Iyo match iri muri match zambabaje na n'ubu najya apfa kwibagirwa muri 2002. Ubu rero nkaba niteguye kugira ngo nanjye mbabaze Rayon, kuko ngomba kubibabaza
kundi muri kuruse y'igikombe birumvikana kandi tugomba kucyegukana dufite icyo cyizere. Umunyarwanda yatwigishije ko nidakoma urusyo tugomba no gukoma ingasire. Migambi Gerard wiyihebeye Rayon Sports kuva kera aratubwira ibihe byamushimishije igihe yabonaga ekipi ya Rayon Sports ikina na APR. Nkanjye nk'umufana wa Rayon Sports ikintu cya mbere cyanshimishije mu match yanshimishije ni match twatsinzemo APR igihe twakiniraga igikombe cya Université ibitego 5-2, ariko muri shampiyona match zagiye zinshimisha ni match twatsinzemo APR ibitego 4, nka match twatsinze mu ibitego 4-1, match yabaye baturusha inota rimwe. Donc twarobrije icyo gihe kugira ngo dutsinde match, bo basaba kunganya natwe gusa twaje kubatsinda rero ibitego 4-1, twabatsinze ibitego 3 mu minota 13, tukabatsinda igitego bagakora inama, tukabatsinda igitego bagakora inama. So iyo match rero twabatsinze ibitego 3 mu minota 13, tuza kubatsinda ikindi babona nabo igitego kimwe, tubatsinda ibitego 4-1. N'indi match yabaye twabatsinze ibitego 4-0, icyo gihe Rayon Sports yari itahirwa gutwara igikombe, igihe yari isubiye Nyanza iraza turi muri retour tubatsinda ibitego 4. Imita ya mbere yari yarangiye ari ubusa ku busa, twaje kubatsinda ibitego 4 mu gihe cya Miss Cedric. Ku bwanjye ni izo match zagiye zinshimisha, ariko hari n'izindi match nyinshi ko ni match nyinshi Rayon Sports yagiye itsinda APR, cyane cyane ko nitwe dufite n'agahigo ko kuba twarabatsinze kugeza ku bitego 5. Hari match twagiye tubatsindamo 5 bo ntabwo barabasha kubigeraho. Amateka atubwira ko abakinnyi n'abatoza bagiye bigaragaza muri iyi mikino ari benshi. Muri bo harimo nka rutahizamu Jimmy Gatete, uyu yakineye ano makipe yombi agira n'agahigo ko gutsinda ibitego byinshi muri uyu mukino uhuza Rayon Sports na APR, dore ko buri ekipe yatsindiye ibitego 4 mu mikino yahuzaga ano makipe. Gatete Jimmy yatsindiye APR FC ibitego 4 igihe yahuraga na Rayon Sports, anatsindira Rayon Sports ibitego 4 umukino wahuje na ekipe ya APR FC. Bivuze ko muri iyi derby Gatete Jimmy afite n'ibitego 8, niwe umaze gutsinda ibitego byinshi muri iyi derby. Sina Jerome niwe mukinnyi watsindiye Rayon Sports ibitego byinshi muri uyu mukino wihuza na ekipe ya APR FC, kuko Sina Jerome yatsindiye Rayon Sports ibitego 6, mu gihe Masud Juma ariwe watsindiye ekipe ya APR Football Club ibitego byinshi muri iyi derby. Masud yatsindiye APR FC ibitego 5 kuva ekipe atangiye guhura. Umugande Davis Kasige niwe watsinze ibitego 3 mu mukino umwe, mu gihe abakinnyi barimo Sina Jerome, Bogota Kamana Alabama, Premier Simple, Buhinga Faruku, Bukungu Jerry, Kambari Sartaje n'abandi bagiye batsinda n'ibitego 2 muri uyu mukino. Umutoza watoje imikino myinshi hagati y'aya makipe yombi ni Raoul Shungu watozaga Rayon Sports, kuko yatoje Rayon Sports imikino 16. Muri iyo mikino yahuje Rayon Sports na APR yatsinze imikino 7, atsindwa 4, anganya imikino 5. Ndayishimiye Yannick Bakame, Rwatubyaye Abdul, Yannick Mukunzi, Nova Bayama, Eric Rutanga ni bamwe mu bakinnyi bavuye muri APR bajya muri Rayon Sports. Mu gihe Usengimana Faustin, Manishimwe Emmanuel Mangwembe, Ngabo Albert, Jihad Bizimana, Manzitseri, Mutsinze Ange, Djabel Manishimwe na Shuti Dominique Savio bavuye muri Rayon Sports baza muri APR. Ntabwo wakwibagirwa bamuzehe wakazi nka Gatete Jimmy, Bogota Kamana Alabama, Haruna Niyonzima, nyakwigendera Jano Witakenge, Jamal Mwiseneza, Masud Juma, nyakwigendera Hategekimana Bonaventure bakundaga kwita Gangi, Nizigiyimana Karim Makenzi, Claude Ndayisenga n'abandi nabo bakinana no mu ekipe yombi. Amateka yaranze uyu mukino ni menshi, gusa hari ibihe abantu batazibagirwa. Nkusideni mu munyamakuru w'imikino aratwibutsa bimwe muri ibi bihe. Undi umukino wagiye uryohera abareba cyane nawe tudakwibagirwa cyane ni igitego kimwe ku busa witwa Magezi Jackson. Rero yabaga abakinnyi benshi, ariko icyo gitego nabo bareba bavugira abafana ba APR ati mu kirakicira iki gitego cyo witwa Magezi Jackson muri 2004 yari maze gutwara Sekafa 2004, ariko akaza abasore uretse Jimmy muri Saurimo Gatete Jimmy amaze kujya muri Afurika y'Epfo, maze ikipe ya APR iza gutsindwa igitego kimwe ku busa cya Magezi Jackson. Nabo bareba bavuga ati iyo garinca
muri aha yitwishyura yari yatewe na Magezi Jackson uri wazanye na Jimmy Kidega mu ikipe ya Rayon Sports. Batista Kayiranga ayitoza Abedi Bundi ari umwataka akina mu Kaseri. Ntabwo kwakwegera umukino wari wimaka tuwani itsinda rwati igikombe ndagishaka ndakamira amaso y'umutima tuwabetse muri hoteli ikipe ya Sport kuko taramba batangaza match yaje kurangiza ari ibitego bibiri byashimishije abakunzi ba APR ko Rayon Sports yabanje gutegura gusa Boubacar Traoré byose byiwe ariko mu gice cya kabiri witwa Kidega aza kwitsinda igitego cya kabiri bituma ikipe ya APR Football Club yishimira intsinzi y'uwo mukino. Indi mikino nanone twibuka amateka yagiye ihuza ikipe ya APR n'igihe Rayon Sports ifite witwa wa Piso na Serire wa Meka Hussein bari abakinnyi benshi benshi gatete wari kapiteni wabo. Rayon Sports Boubacar Umuseri yabuze ariko Rayon Sports yaje kubita APR ifite umupira igitego kimwe gusa ndetse na Ateo ndetse n'ibyo ikipe ya Atletico kirangira igitego kimwe gusa n'abantu mbere maze ikipe ya Rayon Sports iza gutsinda gutyo gusa nawe n'icyenda Rayon Sports ishagazaga cyane yewe na Sina Jean baje na APR ibitego biri kuri bibiri. APR ifite na Chikopo Musoboya ari mu mukino wa mbere fote Usengimana yagaragaye afite umutwe wa Chikopo Musoboya nga amateka cyane. Gusa abakunzi ba APR nabo ntibagirwa umukino muri 2010 wahuje n'ikipe ya Rayon Sports wari finale y'igikombe cy'amahoro witwa Mafisango umunota y'inyongera. Mafisango waje kuri umukwaji umupira wahawe yahawe n'umutwe Yannick wa Batale y'abaruka wari gukina ikipe ya APR kuri finale y'igikombe cy'amahoro kitwaga MTN Pisca apeti igitego kimwe gusa. Mafisango yerekana igikombe. Rayon Sports n'ifite agahego ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino umwe kuko itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu i Nyamirambo ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyateguwe n'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Cyari igikombe cyari cyashyizweho mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byarangijwe n'inkongi y'umuriro muri kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe Rayon Sports yatsindiye ikipe ya APR Football Club ibitego 5-2 yongera kubisubira tariki ya 26 z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kuri Stade Amahoro i Remera. Wari umukino wo kwishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukanwa mu mwaka. Aha Rayon Sports yongeye gutsinda APR Football Club ibitego 5-3. Abayobozi, abafana n'abakinnyi ba APR Football Club bazibagirwa itariki ya 18 Kamena mu mwaka wa 2001 hari muri shampiyona ubwo Rayon Sports yabanyagiraga ibitego 4-1 ikaza no kubatwara igikombe cya shampiyona ibarusha inota rimwe ryonyine. Gusa inshuro nyinshi icyo wamenya ni uko iyi imwe muri ano makipe itameze neza usanga ari itahana intsinzi. Iyo Rayon Sports icumbagira itsinda APR Football Club. Gusa nanone iyo APR itameze neza iraza igatsinda Rayon Sports. Ariko nanone amateka tubwira ko mu myaka ishize ikipe ya APR Football Club itari yatsindwa na Rayon Sports. Bivuze ko mu myaka ishize APR yatsindaga Rayon Sports. Aya mateka atwibutsa ko ikipe ya Rayon Sports iheruka gutsinda APR Football Club tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2019. Ubwo nyine murabyumva ko hashize imyaka n'icyo gihe Rayon Sports yatsinze APR Football Club igitego 1-0. Uyu munsi natengera n'isemayi aya mateka yaba agiye kwisubira cyangwa Rayon Sports yagiye gukora kino gisuzuguro cy'imyaka imaze idatsinda ikipe ya APR. Reka tubiharire abazawutera twe tuzabe twibereye kuri radio na televiziyo zacu, abandi tuzabe twibereye kuri stade witiriwe uyu mukino. Naho ubundi Kindi Gatera Edmo uru ni urubuga rw'imikino. Abakinnyi bacu
amahoro sitade ujegeza amahanga Rayon Sports inza kubinyuma eyo uko byifashe cyangwa se uko byari byifashe mu bihe bitandukanye nabwo cyane agatera edimo tubiriyemo uko byari byifashe ndetse n'abakunze mu makipe yombi imikino yagiye ibashimisha kuri buri ruhande n'imikino batazibagirwa navuga yuko ni match n'ubundi iba ifite icyo yagiye isigira abantu cyaba cyiza cyangwa kibi ariko uze kunshakira statistique aho ngaho icyo zivuga hagati ya Rayon Sports na APR byibuze bifata mu myaka mugani nk'icumi ishize kugeza amagingo aya ngaya ariko twabona twakire Alan waramutse umeze neza waramutse neza cyane Ruvuyanga meze neza cyane ubwo neze ko nawe meze sawa ariko turashima umwaka agezemo utyo ndashaka kuzaba nkamwe niyemura kuko weekend kwifatira mu kazi reka gutya aba ari ingufu cyane aba ari ingufu hari n'umugabo twatumiye amenyerewe mu bintu bigiye bitandukanye ariko ntabwo uzamubona kenshi ku kibuga ariko aba ari aho ngaho hafi abikurikiranira hafi yitwa Robert Icyubahiro Makena waramutse ubundi ngewe wabonye mbikurikiranira hafi uriya cya gihe APR ikina na Rayon Sports Gisenyi akazanya amatara nari ndi munsi ya prise bazimije amatara bazambaza umunsi wo nzababwira amazina y'abo yazimije mbahe n'indangamuntu mba ndi hafi aho wa mukino wakinwe iminsi ibiri ubundi ngewe APR na Rayon Sports zakimanze ko haza kuba kakora uwo munsi uri Gisenyi ntuza urwa n'uwari ntwaye na Madi nari nzi ko haza kuza kuba gakurya kandi nari nzi ko hagomba kuba gakurya hagati y'ibintu bibiri iyo amazi muri toilette aravaho cyangwa se umuriro uveho njya kwicara ahantu bakupira abantu bazi iriya stade ahantu bakupira ari amasogoti menshi ariko nuko hagati niko bamanuye gato stade irazima urabona ko bikomojeho neza ashobora kuba wakuryohera uyu meya Ange ubu yamaze gutegura umusekirite uri munsi yaho ariko biraza kuba ubundi match ya Rayon Sports kubona umukobwa yaje tetera izamu rivanye usigaye kumata kuri match rangi ni ibintu byo kwizera gusa ko wagugire hapo uzo ni ushikundi kandi hariya n'ahantu wari wicaye avuga ati ahantu n'ahantu hatari bwo ariko uzi ko ubu tuvugana ushobora gusanga nk'umusifuzi ubu amakarita yibasaga yararanye y'umuhondo n'umutuku watuganye mu kibuga bayakoko Makena hanyuma rero navuga yuko ni match Rayon Sports na APR ni match ibitareba umukunda umupira w'amaguru gusa ni match yahuruje buri muntu uwo ari we wese n'utari byo ku kibuga wumva yuko bafite inyota yo kwerekeza cyagiye ubuse match muri iki gihe ubundi kuba atandatu njyana ni mu doko mu mutwe niwe akabura akaboyire karimo agaseni kaba n'iryamye ariko match nzindiye Saturday samedi ku gatandatu kandi muri sanze ntabwo ibintu byoroheje bira gatoya ngiye kuvuga ngo niyiteretera hano Kigali mu busanzwe samedi aravuga ati makenti musangiye ndamuhamagaye mu kanya ngatugungeze inyama nibwo menye ko bikomeye cyane agene ejo gihe muri match ya APR na Rayon Sports ngo n'umukobwa n'abagabo wenda ngo ngiye kuvuga abagabo bo gushaka kurya agasho cyangwa se kuba bari kumwe n'abakobwa samedi bakureho urabona bari muri motion simbizi ariko aho bamanutse kuko bamanutse bose bamanutse n'iyo nka bamanutse aho biranyinjiza mu bijyanye na campaign ya derby Kigali cyangwa se ya hano mu Rwanda ntabwo dutwika uri umwe mu bantu b'influencer kuri social media ntabwo dutwika mu by'ukuri ubundi derby nk'iyi ngiyi ubundi yakabaye itegurwa gute nabo ndavuga hanze y'ikibuga yakabaye itegurwa gute ubundi derby nk'iyi ngiyi tuvugana Huye yakabaye bagitego ni shutdown mu cyongereza yakabaye yagikuta kajugujugu ebyiri ziri mu kirere cyawe ni ukuvuga ngo tuvugana hariya ku kibuga cy'indege hariya iruhande rwa Huye wazuba ikibuga cya kajugujugu hagahari kajugujugu isize ibara ry'ubururu n'umweru utumva n'indi isize ibara ry'umukara n'umweru ziri mu kirere hariya zikaba zikatakata urumva
hakabaye hariyo umuhanzi ukomeye utuzana mu Rwanda neza Bruce Melody sibyo yakabaye akubita concert hariya mbere gato ya match guhera saa sita kugera saa kenda Bruce Melody yakabaye maririmba hariya nakaranone abakobwa baza hano muri uyu mujyi wa Kigali nk'icumi ukumva bazwi ubu tuvugana Herode Queen yakabaye yambaye ubururu n'umweru urumva nakubesidi mu mukara n'umweru amarukanye abana b'ibikoko urumva abasire yo kuri IG bakaba bamuta ubucukopa nka desi bari muri stade hariya bazunguza urumva live kuri Instagram akaba yamaze kujyaho tayari 5 kwa 5 niko ikintu cyakabari kuva mu match ya Rayon Sports ntabwo ko ari umupira gusa ni showbiz entertainment hazamo n'ubukerarugendo gutubwira ngo match yitwarahuye ubu tuvuga ngo muri abantu bose aho ngaho baze bitatu abantu baracyarya kuryama samudi aya masaha match ya Rayon Sports hariya mu kibuga urabona iriya stade ukuntu bayizengurutse hariya hakaba ikintu cyatangiye amaburushete menshi cyane ibirayi biri mu rusenge ibintu biri nka festival urabona ari nacyo regana abantu bajya batwitega buri gihe bavuga bati usanga match ari saa 9 abantu benshi bahagera saa 8:55 ntabwo reka ntabwo abarenganya ugasanga niki nta kintu cyo gukora gihe gituma aza kare urabona nta kintu cyo gukora gituma aza kare ubu tuvugana abazi stade ya Huye kiriya kigo cyose kizemo abagenzi bariparikiye nyine bategereje match hari uwakubita ikintu bita nyamacoma urabona kiriya kigo cyose inyama kuzenga stade iki kitwa ibiyeri ngo dusuze n'abavandimwe b'abarundi hariya bakanye maze kumenya amakuru yuko ntabwo ndivuga amazina y'ibiyeri bya hano kuba bavuga ko nta n'amaje ariko hari umururu maze ati ubu tuvugana ibiyeri bine byo mu Rwanda byamaze kugera i Bujumbura bisobanuye ko kuva fande yagerayo hari icyayi kigiye mu bucuruzi si ukuvuga ngo hariya icyayi kimwe cyose ubukene cyitwa inzoga urumva inyama umuziki bikamera nka festival nka Alex bituma abantu baza saa 5 akaba hari saa 5 yinywera akantu akabikomatanyiriza hamwe kujya kureba umupira no gusohoka no kwishima urabona niyo mpamvu ubona abafana bacu bagera muri stade afana n'igitego cyinjiye ariko mushyizemo byeretse ni ukuvuza induru paka igihe imbaci irangiye ariko ibyo turabibona nahoze mbibwira muhire n'abantu muri Ferwafa bashaka ngo batuma umupira n'umuntu utazi iby'umupira ashaka kuza kuwureba kuko mu gikombe cy'isi intambara zavutse fifikisha yiga ku kintu cyitwa ico bamenyere ko nta muntu muri stade atanu ya kare mu Rwanda none nabonye uburore umupira nka na popcorn zihari injugu bujugu agato kintu ari ubu ni entertainment muri sport hagomba kuba hari utuntu dutuma umuntu yicara atamira utuntu bazagara ibintu byakira byitwa zo kuzazuza mutuzi nta muntu amazi ari muri aya match wangu amazi ni meza ariko ushyiramo akantu shyiramo utuji cocktail urumva shyiramo cocktail zudu baravuga ngo n'umusenga bararwanya ntiwese nyine bakarwana nyine ntiwese bose barasiba urumva ufata icupa ukarishyira mu tuntu twa plastique urumva apana amacupa meneka urumva izaje nyinshi urumva plastique baraziciye hari tuvuze mu mpapuro hari uburyo bwinshi mu gikombe cy'isi nk'ayo bavuga bafataga utuntu twa izaje bakanywa akaji utuma abantu bashaka kureba match muri minute ya kabiri mu gice cya kabiri igihe hano muri pause hagomba kuba ikintu kimwe gikorwa muri activity ugira ngo Tanzania kuri barya show ugiye kubona abakinnyi bagiye kuruhuka kaje kujugira ngo tirimo umuhanzi ya Diamond amarezera ku mugozi abafana bagasiba ukeneye ko utuntu dutuma umuntu utazi n'indi defense n'umwe muri Afrika cyangwa muri sport ashaka kuza kwicara akareba arabiye yatwitsariya igashyiramo n'amafaranga ni ukugira ngo abantu bakunda akarere kaho na meya waho ureba urugendo rw'ubu itazapfa kugaruka izagaki uduprofita hagati akarere kacu tugatwikira urumva PSF kuko ingingo riganye ni match ya mbere igiye kubera ihuye ihurira tuvugana PSF n'ubwa abikorera private sector bakaye bicaje utubari twose two muri Huye bakadutera urumva ngo bati okay turapanga iki nyuma ya after party nyuma ya match utubari tw'ihuye turakora iki amarese n'Huye mwapanze iki hari igitaramo mwateguye kuko bariteranye bashyiramo miliyoni 500 bagatubwira abahanzi babo uko nuza abadije batakubita show y'igikombe urumva n'ibyo nyine ugomba gushaka utuntu dutuma akarere match abereyemo cyangwa se activities zirimo aho hantu iyo match yabereye hasako tukaba tugezwa kenshi kimwe mu bintu bigiye gukomeza uyu mukino rigani ni iki kiri gukurura abantu nubwo wenda iyo campaign makena agarutseho akenshi match za Rayon Sports na APR nyine itarozwa neza nk'uko byagakwiriye
ariko se ni iki dufite ku meza uyu munsi dushobora gukurura abantu imatch ikomeye ifite impamvu bwa mbere kuri tableau ifite ijambo rinini kubera ko APR niramuka itsinze Rayon Sports izakina mu kinyuranye cyo mu matarindwi icyo kirasobanura neza ko APR FC izaba burya Rayon Sports igeze gukora mu 12 ariko APR izaba isa naho igiye kuko imikino izaba isigaye igera kuri 11 bishobora kugora Rayon Sports ko wenda ishaka kurama amanota kandi Rayon Sports akuyemo 11 ntabwo wenda ariyo uyu munsi niba ari cyo Rayon Sports yaramira rero nyuma y'ibihe bitari byiza imazemo iminsi Rayon Sports mu mikino itandatu ukabonye amanota 5 kuri 18 yashobokaga yatsinze umukino umwe inganya ibiri itsindwa imikino yindi itatu biraguha uburemere rero uburyo Rayon Sports ibintu bitagendekeye neza mu gihe cyashize icyo rero Rayon Sports yabizi ko niba hari ikintu byayifasha ubwa mbere guhindura nyine icyo gihe imaze ikora ibintu bisa naho bitaryoheye abafana bayo n'itsinda umukino birahindura nyine imikino y'isigaye uburyo bazayikina icyo ni icyambere cya kabiri biratuma begera APR nabo bave ku manota ane ibarusha begere ibarushe rimwe ibyo rero bituma kuri Rayon Sports nanone title race cyangwa se urugamba rwo gutwara igikombe yongera kurugarukamo kuko niramuka itsinzwe rekereza ariko birabigenda bishyira yuko bashaka guswitching ambition wenda bagashyira umutima ku gikombe cy'amahoro kurenza muri shampiyona cyane ko icyo gihe bazaba badakurikiye APR gusa kivuga ko yarayitsinze gasogeyangije ko nayo zagarinde APR ni batsinze ubwo nizo ko AS Kigali ishobora gutsinda wenda gorira nayo ikabagina arabagiye ko amakipe menshi yo gupangurura birabitangiye kuba umusozi ugoye kurira ntabwo birakiri ikipe imwe yonyine APR so mpaka ni rero imikino 20 APR yatsinze Rayon Sports 12 banganyamo imikino imwe rero itsinda imikino ine n'imikino myinshi imikino 20 kubonamo intsinzi enye ugatsindwamo imikino 12 ari nayo mpamvu abafana ba APR banabyigamba bakavuga ati Rayon Sports twahinduye izina ryabo ndavuga mu mvugo yabo ati twahinduye umugore ntabwo ari ikipe icyo dutera ubwoba icyo nacyo Rayon Sports ni ikintu iri kurwana nacyo guca icyo kintu cyo ko APR ibatsinda ku byo uvana kubishaka kugira ngo APR ashobora kubona karito ruje akikarenga igatsinda Rayon Sports kuri ino nshuro rero ikindi no mukino uvuze gikomeye uvuze ko kuri Rayon Sports cyane by'umwihariko ifite ubuzima bw'imiyoborere ya Rayon Sports nka success cyangwa se nko gutangira kujya kwibira no gufiringa bisobanuke muri ubu buryo niba ikipe ya Rayon Sports itsinzwe na APR biragoye ko ritayadi n'abo bayoborana mu myaka 3 bamaze uyu mwaka nibadahereza abafana ba Rayon Sports igikombe cyangwa se nitaba igikombe ariko byiba ubatsindira mukeba kuko na kamini trophy kuri Rayon Sports icyo kintu abantu bacume gifite uburemere rero ushobora kudatwara igikombe cya shampiyona uri kagenda gatwara icy'amahoro ariko muri uwo mwaka bakaba umwaka batsinzemo APR ni nka Tottenham igira ati ibikombe ariko yabatsinze Arsenal ariko nta kibazo uko biri ibyo bifite ikindi bivuze birumvikana Rayon Sports ni ikipe y'abasivili APR ni ikipe y'inga umusivili utakwishimira gutsindira ku manota ni wowe n'ibyo ngibyo abijyaruye rwose bati nta kibazo nta gikombe twatwaye ariko byibura leta yarayitsinze icyo kintu cyumve arakari kamushaka kubwira bari ritayadi buriya ikintu ndanamwemera cyane buriya ritayadi nyine n'umukomando nyine uyobora abasivili akamanyira ngo nyine ntajugunyemo nyine buriya iyi mihango yirirwamo icyiza ni uko umuriro ntasaba hanze ritayadi abareba ni muranga ko mwatsinzwe ntimuze gushyira kuri ritayadi mubishyire ku bakinnyi impamvu ni iyi Rayon Sports ngiye kuva nayimenya yahoranye ibibazo kuva nayimenya ni ubwa mbere mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa se umwaka ushize nubwo nta kibazo kiri muri Rayon Sports cy'imishahara ngo cyo kubura ibiryo ngo rokari ngo bagize bagura amazi utu duciro kubona niba ikintu cyitwa administration ikintu cyitwa imiyoborere muri Rayon Sports igihagiye ku murongo ari nayo ntekereza ko ari inshingano ya leta ya mbere inshingano ya mbere iri gushyira Rayon Sports ikaba ikipe iri ku murongo urumva ndibuka ajya kujyaho
baravuga ngo ibikombe byose Rayon yatwaye ntabwo bazi aho biri uwo tumufuniko ngura ahantu muri salon de coiffure ahantu igikombe nacyo nibamwe acaka kajagari acaka icyo bita kavuyo mu ikipe hari ibikombe byari biri abakamivuga ariko ati nanjye nka kapitene aricyo nataha yarafite ishingiro zo guca ubusuruburi mu ikipe kandi yabigezeho sibyo proper management administration guhemba imishahara ndibuka nagira kuri radiyo umuntu bamubwira se umwagi wa mukire wo mu Kiyovu cyangwa ngo wumvise ko bose bakata amafaranga kuri mu defense nabo umukobwa wa Remera bahamwe ati bashite kuri mutagura umukire cyangwa tugahera ngo twahebye ababanza mu kigo ngo aba kuri bench ntabwo dufite amafaranga ntabwo bamukire cyangwa n'imari akatemera rero ibintu yarabiciye rero bajya ku murongo so abakinnyi nabo rero n'ubundi batsige nyine ariko nyine ikibazo makena ubuyobozi barabikurikira ubyumve neza abantu babyumva ritadi yamaze gukora fazi ikomeye abari muri Rayon Sports yabwo n'umugabo wemye washyize ikipe bakora mu kipe y'Rwanda ikipe y'abaturage yashyize ku murongo ariko abafana abakinnyi banene bagutsinda abafana ba Rayon Sports abafana ba Rayon Sports ntabwo bareba office agenda bari mu kibuga urakoze cyane ibyo turi kuva abafana ba Rayon bari Nyagatare za Bishongo se za Rusizi ntabwo bazi office ya Sports umukinnyi yarahe umukinnyi yabonye ibiri umukinnyi yaravura umukinnyi nta kibazo afite na kimwe ikibazo cyasabwa ni ukureba mu izamu babasize niba ubyumva urabona umufana rero ni abazi umudefenseri impamvu bamuciyeho abazi umuzamu igitego kindi abazi umwanzuro batatsinze ritadi bye yabirangiye kandi harimo umwe uvuga ngo njye natwe mfite sinzi kumwitoza aranaragiye cyane ikintu gihari reka twumvira kuri ritadi faze yatunganyije ni iki mureba administration kuba umukinnyi yamushyira muri kondisiyo yo kuba yagera muri icyo kibuga none uyu mufana arimo arareba muri Rayon Sports agaterebe se ritadi bimeze bite ko atari kuduheza intsinzi kuri match nk'izi ngizi za drive ahanini uhita unareba se spirit iri inyuma cyangwa se iri inyuma muri abo bakinnyi bo bimeze gute ndi kubushize ubwo nabakurikiranaga nibwo mwarimo bavuga ibibazo biri muri dressing room ya Rayon Sports ubwo aho ngahita wumva yuko nyine n'abakinnyi aho hantu niho biri gupfira urimo urategura derby zigera muri ebyiri zikurikirana kuko hajemo iyo Kivu Sport hazazamo iyo APR inyuma yaho haraza kuzamo Gasogi bivuze yuko murari prepara abakinnyi kubageza kuri iyo mikino ni yabo ku giti cyabo ese mwebwe ko tuzi Rayon Sports niyo yabagira muri ibyo bibazo makena agenda agasubizaho agarukaho wabonaga yuko n'abakinnyi babaga muri Rayon Sports ubona yuko yego hari n'ikipe yaba afite n'inzozi ze avuga mukura avuga pera ariko by'ukuri nimba ari muri Rayon Sports ni umukinnyi uri kuba yapfira uwo mwera ariko izi saha Rayon Sports nayo itangiye kujya muri fazi yabo hari biri gukunda mu buyobozi ariko igiye kureba abakinnyi hari fazi bamaze kuyifatamo nko mu myaka 3 iherutse ubona yuko umukinnyi uri buze akahereza amasezerano yo mwaka umwe akigira hanze ko abibona akumva yuko APR niri buze nizikomanga iraza kumubona uko ishatse rero icyo kintu cyaratakaye mu bakinnyi ba Rayon Sports rero nayo bamwe no mu bantu bagomba kwiyunga n'abafana harimo n'abakinnyi ba Rayon kuko izi saha iyo tugiye kureba iyo organization cyangwa se iyo proper management hari uwo tuyishimira ritadi na bagenzi be iyo tugiye kureba mu kibuga sasa tuvuge se hari ingingo Francis muri match 5 ziherutse harimo ikipe ya Kivu Sport harimo ikipe ya APR harimo ikipe ya Mukura ayo makipe yose yagukoze amanota usibye ikipe ya Musanze watsinze ibitego 4-1 ugiye guhura n'ikipe ya APR iyo muri iyo mikino 5 iherutse yatsinzemo ikipe nka Kiyovu itsindamo ikipe nka Mukura irazitsindamo n'ikipe nyinshi zigiye zitandukanye ubwo abantu baribuka kuri match 5 ziheruka na faza rero icyo kintu gihari nuko muri APR abantu bari kubibazo byabaye ubuyobozi buricara bavuga bati adiri nta gihari Ben Musa wavukicara muri none ajyamo bavuga ati nefati wa view mu biruhuko ukaza ukicara mu ntebe ahangaha ishyushye ya APR okay bivuze ko bari bamaze gutunganya uruhare rwabo nka administration sasa kijya mu kibuga we Yannick bimeze bite we Lague bimeze bite uhari we Djabel bimeze gute nka kapitene twese tubona abakinnyi ba APR batangiye kwambara umwenda wa APR na ryashema nyine pride yo kuba umukinnyi wa APR sasa none turashaka iyo feedback inava no mu bakinnyi ba APR nimba ari derby koko ibe derby apana kuba ya derby hakavamo yuko urujitasi yifuye umuntu yatumye ngo Rayon Sports itsinda umukino wowe first of all umukino urimo urawukina ute urimo urashaka gutsinda ubikomoje nanjye nk'umufana wa Pierre
baratabaza nyine fana APR buri bakufaza amakera cyane wowe byifite wowe ni umuntu ariko uzagaruka hano wenda nyuma y'ukwezi n'igice nta kibazo nyine fana APR ariko nyine bagize kure ukabona kandi ngitse nsaba abakinnyi b'ikipe yacu muhubutse musize ibitego byinshi ariko bakubwira ko buriya APR rero intsinzi n'ibyo ni urucabana kandi buriya ngira ngo nkatwe babaho mu gikomando iyo urwana ujya imbere kandi ubu munsi n'u Rwanda mu rucabana u Rwanda rugira ibintu bisubira inyuma bashyira APR ari umusirikare umwe w'umupapikani kandi muri ya mikino y'abasirikare niwe nabashe ndetse afande mwatsinze mutego ati igize cyane imbere ubwo tari kuri televiziyo mubibona impande imbere nta mupira uri kugera ndani nibakubita Rayon Sports bayihamye nyine uratsinze n'uburyo 3-0 4 urumva n'ucaba ngo APR ngo burya imbere n'intsinzi nta muntu utsinda n'inyuma wese ziko no gufana tumemumeza ibyo mobilisation bisanzwe ndashaka umwana mwiza wese w'ikigali we Pierre amanuka ihuye ku bucupa k'umukara na t-shirt y'umweru urumva n'utugodo tw'umukara dukubita hariya tumanuka ubundi noza afana imbaraga yasubiye ikipe batubwira hari inyanzwa bitego ya APR nungane arani gato ku cyo yavugaga reka manze gatoya ubwire ku bijyanye na fonde na babuzi bwa APR gasuye ikipe ari Shirongi tugiye tugaruka no kuri Rayon no kuri Rayon abafana bari Nyanza n'ubundi tukaza ko n'abandi bafana bari Huye mu manuro Clément yageneye abakinnyi yavuga ati umwanya wacu wa mbere tuwuriho kandi aho twavuye hararangiye ubu ni ukureba imbere neza rero ni ugukomeza dutsinda kuko aho umunyarwanda ari hose atozwa gukomeza kwerekeza imbere nibyo makuru yavugaga nta gusubira inyuma dutsinde bariya abakinnyi bavuye imihanda yose nk'uko mu mikino yabanje mwabatsinda twasanze abacuruzi ba butiki muri iyi karitsiye bateraniye hamwe ngo kubera ikibazo gikomeye cyane cyabatunguye niko mugifashe gute umva abantu bose sinzi aho bari gukura agafaranga bari kudu